cy'u Rwanda. Mbere yuko byava mu cy'u Rwanda tumwinjiza yicara ndasaba abayisilamu kubera Allah yuko twese twashyigikira iterambere rya Qur'ani. Buri wese ufite inkunga ye, ufite amafaranga yamuhaye akaba yafite ikoranabuhanga kuri momo ayohereze kuri kode yihariye y'ibikorwa bya Qur'ani. Tugiye gukora iki gikorwa mu minota 3 gusa. ubu wa mbere turasaba Allah azamushyire mu ba mbere bazinjira mu ijuru. Allahumma Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahi alhamd. Twakire nyakubahwa Dr. Rwanda ndimo nuko dufite buri wese inshingano ze gukora umwanya arimo akamenya ko ahagarariye abandi, ariko umwanya uzatuma n'ibikorwa hirya no hino bizagerwaho igihe ukoze ibyo ukora inshingano zawe neza, bizatuma igihugu cyacu gishobora kugera ku iterambere cy'ejo bizaza. Ibyo kugira ngo tubigereho nuko tugomba twese kuba muri bumwe, kuko mubizi ubumwe ni umuco wacu ndetse bwahozeho kuva kera, ariko bwaje guhungabanywa na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bityo rero birumvikana neza ko ubumwe bukenewe cyane kugira ngo twirinde tunakumire ibibi ndetse tunakumire na za jenoside n'ingengabitekerezo zazo. Ingaruka buri muntu wese agomba kubigiramo uruhare, agatanga umusanzu we kugira ngo ushobore kubona. Ikindi ni uko tugomba kugira imyitwarire myiza, indangagaciro nziza za Kinyarwanda zidufasha kugira ngo ibyo dukora tubikore neza. Indangagaciro za Kinyarwanda, indangagaciro zidufasha ikibi ni cyiza, bityo ukamenya igikwiye ukagikora neza kugira ngo witeze imbere n'abandi n'igihugu. Mufite umwanzuro ku gikorwa cyo kwegera ibyanya byo abakoze. Hari ibikorwa bizakorwa no kubakira abantu ndetse no gusakarira abantu no kuremera abantu. Ibyo ni ibikorwa dukora n'umwaka dufite iterambere ryabyo kugira ngo abayisilamu kugira n'abafatanyabikorwa. Izo gahunda rero zirakorwa ndetse no kubonera abantu bibafasha gusubiza cyane n'udushinga dutoya tuzamura abantu imibereho yabo. Ibyo rero birahari kandi bamaze gutegura n'izindi nzego zacu zikorera ibihe turimo byo kwibuka abacu bazize jenoside bakoze mu 1994. Uyu munsi ariko yateganyije uyu munsi w'ira y'igihugu rusange, ubuhe butumwa kugeza ku basilamu ku bijyanye no gusigira muri rusange. Murabizi ko turi nyine cy'icyunamo, igihe twibuka abacu bishwe kubera ko bari abatutsi miliyoni irenga y'abantu. Bityo tukaba dusaba ibyo kwishimisha ndetse no gusabana ntabwo ari mu gihe cyacyo. Iki ni igihe cyo kwibuka ndetse no kuganira. Abantu bagomba kubyitwararika cyane kugira ngo bashobore kugendana ndetse banubahirize amabwiriza bahawe n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu. Ariko by'umwihariko muri Isilamu, umuco nyarwanda, iyo hari ibintu bimeze gutyo, hari ikintu ibyishimo amakuru mpamagara wese avuga ibijyanye no gusanga imyidagaduro, ibi ngibi ntabwo umwaka bishobora ahantu usobanure neza ibyo ari byo byose. Hari ibyo bateguye gukora, ubutumwa bwatanzwe n'ibyoba niba nibeshye biragarukira he? Ni ikibemerero n'icyo ubundi nubwo buriya butumwa bahuje, ariko ubutumwa bwaje birebana n'amabwiriza agenga imyitwarire y'abantu muri iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Buriya rero ni
amakuru y'ibanze ndetse n'icyitegererezo natwe ibyo dutanga amatangazo biba bikomoka kuri hariya ni ukuvuga ngo umuntu yemerewe iwe mu rugo yakora ariko uburyo bwo gutumira abantu n'ibyo abantu rimwe na rimwe amarangamutima yabo y'aho batumiye yakubereka ugasanga hari urengereye bityo bigatuma kutubahiriza ibyo rero nta kibazo ntacyo rero keretse ziri gusa Yusufu none se yabuze icyo akora gute kandi